twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Nizere ko rwose mwagize igitondo cyiza, nizere ko rwose uyu munsi uri buze kuba wababera ubumugisha 5 kuri 5. Kuri uyu munsi ni munyemerere tubagarukire kuri transferi zaraye zikozwe mu ikipe ya Rayon Sports mu rukerera rwashije. Munyemerere rwose tugaruke kuri izi transferi, tuzigarukeho 5 kuri 5, tubabwire bamwe mu bakinyi bagiye basinya kuri uyu munsi cyangwa se muri iki gitondo cyangwa se muri urukerera rwarangiye rw'ijoro kabisa. Tugaruke kuri aba bakinyi badasanzwe bagiye kuba basinya mu ikipe ya Rayon Sports. Ndagira ngo niba utarakanda subscribe hano kuri uyu murongo mugari w'amakuru meza cyane, amakuru ameze neza cyane kabisa, amakuru buri wese yifuza, amakuru tugenda kuba cyangwa se amakuru tugenda tubahereza rwose twayakuye mwimbere ndani muri Rayon Sports kabisa. Aya makuru ndagira ngo muyumve neza cyane kuko hano muri buze kuba mwatungurwa. Ikipe ya Rayon Sports ibatungura ku rwego ruhambaye cyane 5 kuri 5. Munyemerere niba mwarangije kuba mwakanda subscribe hano kuri Kigali Sport, munyemerere tugaruke ku mukinyi ukomoka muri Niger. Ni umukinyi udasanzwe, umukinyi uteye ubwoba nka nimero 6. Ni umukinyi ikipe ya Rayon Sports yasinyishije rwose kari mu masaha akuze cyane nijoro kabisa, nko mu masaha 6 saa 5 gutyo nibwo ikipe ya Rayon Sports yasinyishije uyu mukinyi ukomoka mu gihugu cya Niger. Amazina ye bamwita Ibrahim Djigari. Uyu Ibrahim Djigari ye rwose ni umukinyi ukomoka hariya muri Niger, umukinyi ukina nka nimero 6 hagati mu kibuga. Uyu mukinyi ibye nibyo tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya. Nizere ko rwose mugiye kuba mwakomeza kumva iki kiganiro kugeza kirangiye kuko murahava mumenye byinshi kuri uyu mukinyi Ibrahim ndetse n'abandi bakinyi bari buze kuba basinya uyu munsi nk'uko ikipe ya Rayon Sports, abayobozi ba ikipe ya Rayon Sports bagiye babitangaza kuri uyu munsi. Uyu musore bita Ibrahim Djigari akina nka nimero 6 nk'uko nagiye mbabwira. yakinaga mu ikipe ya hariya muri Niger, ikipe y'Uwegenda Rumuri. Uwegenda Rumuri ni ikipe izwi hariya mu gihugu cya Niger, ni ikipe iteye ubwoba, ni ikipe ikomeye. Ikipe ya Rayon Sports ikibona uyu mukinyi Ibrahim yateye ya mbere kabisa, ijya kumureba cyangwa se iramuvugisha. Uyu musore rwose nibwo yageraga i Kanombe kabisa ku munsi w'ejo, ndetse asinyira na ikipe ya Rayon Sports. Kuri ubu ngubu rwose ni umukinyi wa Rayon Sports bidasubirwaho. Uyu mukinyi ubundi bwo apima metero 1 santimetero 79, imyaka 25 y'amavuko kabisa, ibiro 80. uri kumva ko ari umusore kabisa, ni majaja kabisa, umusore kabuhariwe rwose. Uyu musore akina nko ku myanya igera kuri 3 kuko akina nka nimero 6, nimero 8 ndetse no muri defense yahakina, tutibagiwe no ku ruhande rw'ibumoso rwose yataka izamu nibyo yabikina. Ni umukinyi ukomeye kuko afite imyaka rwose iri hasi 25. muri kumva ko ari umukinyi ukiri mutoya rwose, ufite byinshi byo kuzaha ekipe ya Rayon Sports muri iyi mikino igiye kuba yaza rwose muri uyu mwaka w'imikino. Ekipe ya Rayon Sports ifite gahunda yo kuba yatwara igikombe. Bamusinyishije imyaka ingahe? Nibi ngibi ugomba kuba wamenya igihe rwose uyu mukinyi yasinye, kuko yasinye
imyaka 2 akazajya ihembwa miliyoni 1 rwose. Uyu mukinyi Ibrahim Jagriye rwose bavuga ko rwose uyu mukinyi agomba kuba yasimbura umukinyi umaze igihe agiye atarabona umusimbura, na wundi bamwita Muhire Keve kabisa. Uyu Muhire Keve nubwo byavugaga ko agomba kuba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sports, ndagira ngo mbabwire ko uyu mukinyi Muhire Keve na gahunda yo kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports ihari, kuko nta nubwo ikipe ya Rayon Sports yamuvugishije. Reka mbe kuri uyu mukinyi Ibrahim uvuye muri Nigeria wamaze kuba wanasinyira ekipe ya Rayon Sports mu rukerera rwose rwashiraga ku munsi w'ejo, ubwo n'ubundi ni mu gitondo. Reka mbe namuvaho, reka nerekeze kuri uyu mukinyi w'umwarabu. No mukinyi ukomoka mu gihugu cya Maroc, ni umukinyi uteye ubwoba, ni umukinyi rwose uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports, ni umukinyi bari kuvuga ko agomba kuza agasimbura umukinyi Azizi Basane. Huyu ni nande? Bamwita Ibrahim Sano. Uyu Ibrahim Sano guturuka hariya mu gihugu cya Maroc. Uyu Ibrahim Sano aje kuba yasimbura cyangwa bashaka ko yazasimbura umukinyi bita Azizi Basane wamaze kuba wakerekeza hariya iwabo muri Cameroon. Iyi Ibrahim Sano ari mu biganiro bikomeye na ekipe ya Rayon Sports, ni 55%. Uyu mukinyi rwose batangiye kuba bamuvugisha, arababwira ngo agomba kuba yabasubiza mu minsi mike rwose, ku masaha 28 agomba kuba yashubije ekipe ya Rayon Sports. Uyu Ibrahim Sano rwose akaba yaza kuba yakinira ekipe ya Rayon Sports kuri uyu mwaka rwose. Rayon Sports ishaka kwiyubaka bikomeye binyuze mu basore bakiri batoya rwose, ndetse n'abasore bakuze bagenda bayobora abo bana 5-5. Ari undi mukinyi uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports, ni umukinyi ukomoka hariya mu Bugande guturuka mu ikipe ya KCCA. Transfer ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi rwose igomba kuba yazikora, kuko igiye kwinjira mu mikino nyafurika ndetse n'imikino ya Kagame Cup izatangira kuri 25 z'ukwa karindwi. Uyu Charles ko agomba kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko ikipe ya Rayon Sports iri kumuvugisha, bivugwa ko rwose agomba kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports akaba yakina nka nimero 10, dore ko nimero 10 ikipe ya Rayon Sports yabuze umukinyi uzaza kuba yayisimburira. Bamwe mu bakinyi bamaze kuba bakigendera, banze kuba banakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports. Reka mbe nagushimira, ugire umunsi mwiza. Nizere ko mu kanya gatoya rwose tugiye kuba twakomereza mu makuru yacu y'imikino, tubabwira za ndani muri ikipe ya Rayon Sports. Hari andi makuru menshi tutavuze, hari andi makuru rwose ateye ubwoba, abataka hariya bamanutse kabisa, rwose tugomba kuba twayababwira nk'abakunzi ba ikipe ya Rayon Sports. Muze kuba hafi rwose 5-5 tugende twababwira ano makuru adasanzwe mu ikipe ya Rayon Sports kabisa, amakuru ateye ubwoba.